ibitekerezo n'ubutunzi butagira ingano, kandi amagambo avuga kugaragaza uko uteye. Buri wese aba yifuza kuvugwa neza, ariko ibyo si twe tubigena, ibikorwa byacu bibigena. Amagambo yose uzasanga muri video zanjye, mu biganiro byanjye byose, nibyo ntekereza kuri njyewe 90% n'ibitekerezo byanjye. Simpatira uwo ari wese kwemeranya nanjye cyangwa se gukurikiza ibyo mvuga, ahubwo umutimanama wawe nugufashe kubona ukuri kuri munsi y'iki nyandiko ndetse n'ibyo mvuga byanjye. Kuko ibi ntabwo ari ibintu mpimba, ahubwo ni ubuzima busanzwe tubamo buri munsi. Amahitamo dufata n'ibyo tugomba gukora, amakosa twakoze nayo tuzakora. Inama zagufasha mu buzima, ibyiza bizagufasha kugira ubuzima bwiza, n'amagambo agutera umuhate wo gukora cyane, gutera imbere no kwita ku buzima bwawe, ni bimwe muri byinshi niyemeje kubagezaho. Ese wabona nk'ibyo nanjye mbona? Ubuzima ni igitangaza, uburyo tubayemo buratangaje. Twese ntidufite amafaranga, ariko twese turiho. Uwanzwe, ukunzwe, twese turiho. Ufite umutima mubi cyangwa mwiza, twese turiho. Ese ujya utekereza ku bantu bari mu bindi bice by'isi? Biratangaje cyane. Abakuru n'abato bose bariho, abatunzwe no kwiba, abatunzwe no gusabiriza bose bariho. Ese ujya wiganyira gufasha abantu? Ko wavutse wambaye ubusa, utekereza ko hari aho bwagiye? Aho wageze hose birashoboka ko wahasubira. Ikintu udashobora gusubiramo ni igihe. Bityo rero ubu, kora ibikorwa bizatuma utifuza gusubira mu bihe. Ubuzima ni igitangaza, nubwo twemera ibitandukanye, ariko twese turiho. Jya ukora ku buryo utazigera wicuza ibyo utakoze. Uzajya ukora ujya imbere, ariko ntugakore wifuza gusubira inyuma. Uvuga uti iyo mba narakoze kiriya byari kuba byiza. Kwicuza ni ibisanzwe, ariko ukora ku buryo ubyirinda. N'ibinaba bizaba ari impanuka cyangwa se bibe bigutunguye. Ariko sinkwifurije kwicuza mu buzima. Ubuzima ni impano nziza, ubuzima ni impano yuzuyemo ibintu byinshi. Ibyiza n'ibibi, amahirwe n'umwaku, ibintu byinshi biri mu buzima. Bityo rero sinkwifurije kuzicuza, kandi situation irimo itazahoraho. Niba ubabaye, niba ufite umwaku, niba uri mu mahirwe, ntabwo bizahoraho. Uyu munsi ushobora kuba ufite amahirwe, ejo ukaba ufite umwaku. Uyu munsi ushobora kuba uri gukomerwa amashyi, ejo abagukomeraga amashyi akaba aribo bari kukuririra. Baravuga ngo amenyo asekera inka niyo ayirya. Abantu bagusekeraga bashobora kuzaba ejo bari kugukwena no kwamagana. Bityo rero uyu munsi mu bintu byose ukora, niyo wazasubira inyuma, kora ku buryo utazaterwa ikimwaro n'ibyo wagiye ukora. Tangira ubeho neza. Hari umuntu wavuze ngo umuntu mwahuye azamuka muzongere muhure amanuka. Ntuzatume uwo muntu mwahuye azamuka niyongera kumanuka, cyangwa se nawe nimuhura uri kumanuka azakunyuraho atakuvugishije. Kora ku buryo abantu bose muhura babona itandukaniro mu buzima bwabo. Abantu bose muhura ugira icyo ubongeraho. Hari umuntu wavuze ngo haranira gusiga isi ari nziza kurusha uko wayisanze. Uwo ni Baden-Powell washinze Abaskuti. Aho kugira ngo uzave mu isi nta kiyongereho, ahubwo warayikonsomye gusa. Haranira kugira icyo yongeraho. Haranira kugira icyo wongera ku isi, haranira kugira ibyo usana ku isi. Ntusige uyangije kurusha uko wayisanze. Ibyo ni byo ngushishikariza. Ubuzima bwawe bugira agaciro, ubuzima bwawe bugira intego, ubuzima bwawe bugira icyo buzamarira isi, abantu bazakomeza bakwibukiraho. Niyo batakwibuka ariko ukabuze ko hari icyo wongeye ku isi. Sinzi aho tuzajya niturangiza ubuzima bwacu hano ku isi, ariko uko byagenda kose hari aho tujya. Simpazi ngo nihe, sinzi niba ari mu ijuru cyangwa ari mu kuzimu, ariko aho uzajya hose n'uzajya ureba ku isi ujye uvuga uti nanjye hari ikintu nahakoze. Utazagenda ukajya ureba abandi bari kuvuga ati nakoze iki ku isi, wowe ukareba hasi ukavuga uti njye ntacyo nakoze. Niyo bitaba ibyo, iyo uzi ko hari ikintu wakoze, niyo waba ukiri hano ku isi uzi ko hari icyo wakoze, bigutera ishema. Ugenda wumva wemye, ntabwo ugenda wunamye. Iyo wakoze ikintu abantu bakagishima, cyangwa se niyo batagishima ariko ukaba ukibona ko hari icyo kimariye abantu, bigutera ishema ryo gukora n'ibindi. Bigutera ishema ryo kumva ko nawe ubuzima bwawe bufite agaciro. Haranira guhesha agaciro ubuzima bwawe. Gira icyo ukora niyo cyaba gito. Abantu bazagenda bakureberaho, abantu bazagenda bagufata nk'urugero. Haranira gusiga isi ari nziza kurusha uko wayisanze.